wabaga bimeze bite? Itandukaniro ryari rihe? Ngiye kuguha amasegonda 1 2 3 hanyuma ugire ijambo ubwira Olivier ijambo mbako wigenje. Nabaho niko mbonye Olivier areba atya. Aha sinavuze ko bidasanzwe aho bamashyi. Nambwiye ngo mugambe ibindi bibonye mugira ngo ni mukuru wanjye narinzi ibyo mvuga. Ariko mama menyesha abafite impano uko baziyegereza hafi, abafite kado, abafite gift mu nyunge, turahera ku bafite impano z'ababyeyi, abafite impano z'ababyeyi muzegeze hafi, turahera ku ruhande rwo kwa Fani. Ndagira ngo bikorwe muri gahunda, abafite impano ikindi abafite impano muze kuza kugira ngo turashyire ku murongo amashyi menshi cyane. Olivier yongera usingire iyo mikorofone. Iyo umwana avutse agira uko agaragaza amarangamutima ageze ku isi. Ayo marangamutima mbonye wayerekanye kuri uyu munsi, urumva bimeze bite? Ubundi yego, ureke twumve ijambo rya Olivier. Sinzi ngo umugani baca ngo nimba harakaye gahimwa n'iki.
urumva sanzwe nihagararaho none uyu munsi uhagaze ku itapi y'umweru mwamubera amashyi menshi cyane. Icyo ni icyerekana yuko uyu wari umunsi udasanzwe. Arakoze cyane Fanny. Reka nsabe abafite impano